Ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza ibihe byiza, mwese mudukurikiye nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igituba kiryoha n'igituba kibiha. Guys, nyine muze kunyumva neza, munege amatwi murumva, hanyuma noneho video muze kuyirangiza kuko niho haraba hari ibintu biryoshye. Murabona yuko rero nabahaye ifoto y'umukobwa ufite amabuno yewe na fureshi amataye. Nyine abantu bakunda kuvuga ngo abantu bakunda kuvuga ngo abakobwa banini baryoha, by the way noneho jyewe uyu mukobwa ndamutangaho urugero kuko araryoshye, nyine nanjye ndabizi sibyo. Nyine hari abantu bari kwibaza ngo aryoshye gute, wamuriye gute, ibintu nk'ibyo. So nyine murabyumva yuko ni ibintu birebire, sinajya kubivuga ngo mbirangize, ariko ikintu nababwira cyo ni kimwe, ni uko buri muntu wese akwiriye kumenya yuko abagore banini bafite ibanga rikomeye cyane, uraryama mu gituza ukumva ni sawa, noneho wamutikura ukumva ni sawa. Abatoya bataza kumbwira nabi nabo bararyoha ibyatari, ahubwo biterwa n'amoko y'igituba uburyo ateyemo. Ubushize narabibabwiye ndababwira ati amaboko y'ibituba ukuntu aba ameze, hari umushokanyo, hari ikimundankari, hari ibiki, ibyo byose ngira ngo nagiye mbibabwira, mbabwira uburyo bimeze. So rero usanga abantu babitekereza uko bitari nyine. So rero namwe murabyumva ukuntu ibintu bimeze, ukuntu ibintu biba bitandukanye, ukuntu ibintu nyine ni ukuvuga ngo uyu mukobwa, umugore uteye gutya nta kuntu na kumwe wambwira ngo wamunyaje ngo ubura amavangingo, by the way. Nta kuntu wambwira ngo wamunyaje ngo ubura amavangingo, ntabwo ibyo bintu bijya bibaho ku mugore uteye gutya, ku mugore ungana gutya, ntabwo ibyo bintu bijya bibaho. Guys rero abantu badukunda, abantu badukurikira, murabizi ko tubagezaho inama nziza kandi zibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kora subscribe, likinga video, comment ni ingenzi kuri wowe, kandi nawe urabibona yuko umugore arashamaje, afite ikibuno kinini n'igituba ariko kiba kingana, n'amavangingo niko aba angana, ni wa muntu ukubitaho ugasanga nyine uraryohewe byatari. Ahubwo niba umushaka usige nimero yawe muri comment. Ariko umuntu tuba tubibwiye ni umuntu utagira umugore, umuntu ufite umugore ntabwo twabimubwira sibyo. Mujye mubimenya mubihe agaciro, njyewe umuntu ufite umugore ndamwubaha, n'umugabo ufite umugabo ndamwubaha, ariko nyine hariho abantu baba bishakira kwirira abana kandi badafite abagore. Abo bantu urumva yuko tugomba kugira gute, tugomba kubaha agaciro ndetse cyane. So rero turabasabye, turabinginze abantu mudukurikiye none aha ngaha, mudufashe mubikore kandi muraba mukoze sibyo. Abagore bafite ikibuno kingana kuriya ni nako n'amavangingo aba angana, ukubitaho ukajya kubona ukabona ibizi ngo shwa shwa shwa. Baba we, noneho warangiza ukonka kuri kariya kabere kiwe gahagaze we, cyangwa ugagakoraho ugakubita ku moko, warangiza ugakubita kura we, mbega amazi, ibizi bigasohoka bishyushye, mbega ibizi bishyushye we. Noneho imboro igahagarara yose uko yakabaye, imboro igahagarara, amabya akabyimba, ye baba we, umutwe bigashyuha, ukumva nta kindi kintu cyakuruta. Umva nkubwire, ni ukuri imboro iraryoha pe, n'igituba kiraryoha pe, ariko cyane cyane iyo uhuye nyine na nyacyo. Guys rero abagabo bajya bakunda guserereza abagore babo ngo ntago banyara, njyewe rwose ntago nzi impamvu ituma mutanyara abagore banyu,
ntabwo nzi impamvu ituma batanyara kuko nabigishije sisiteme, mbigisha uko bagomba kwitwara, mbigisha ukuntu bagomba kwitwara mu gihe bageze mu buriri, ibyo byose barabizi. Rero ni ukuvuga ngo sinzi impamvu bavuga yuko abagore banini batanyara. Njyewe rero ndagusabye wowe unkurikiye none aha ngaha, mfasha ukore subscribe byonyine, ibindi byose uzabyimenyera. Nimero yanjye narayitanze murayifite muri benshi, mujye muziha n'abagore banyu tubagire inama y'uburyo bagomba kunyara. Ntabwo bakwiriye gukora imibonano mpuzabitsina gusa ariko batanyara. Umugore ni unyara, akanyara uburiri akabwuzuza bakanika, ntabwo umugore utanyara. Umugore niwo bagurira simirikwire cyangwa waterproof kugira ngo ijye ifata ari amavangingo yiwe, kuko amavangingo yiwe aba ari menshi. Umugore niwe ujandika umugabo we, umugore niwe utuma umugabo akonja kabisa, ku buryo inkari zitaruka zikagera no mu maso no mu mutwe, ku buryo umugabo arangiza akajya koga. Ntabwo umugore ari uwumye, mwa bagore mwe mujye mwumva kandi muduheshe agaciro, mudufashe ibintu tubabwira mubashe kubyumva. Ntabwo tubyemera, njye simbyemera, ntabwo nemera abagore bafite ubwome bwinshi mu gitsina, kandi duhora tubagira inama y'uburyo bagomba kwitwaramo. Mudufashe mutwumve ni ukuri. Njye hari ibintu byinshi ngenda mvuga abantu bakagira ngo ni burage, kandi njye mba nababwiye ibintu. Ni kwa mugore we w'igipfapfa, uragenda wuma mu buriri kubera iki? Kandi tuba twabagiriye inama, twabahaye nimero yacu, ushobora kutabasha kwandika muri comment ariko ukatwandikira inbox, ukatugisha inama tukakugira inama. Kuki utumva wa mugore w'igipfapfa we? Kuki utareba kuri wa mugore w'igipfapfa we? Ca akenge, reba ku maso. Umugabo wawe abantu bamutwara ntabwo ari ukubera ko bafite ubundi bushobozi, ahubwo ni ukubera y'amazi wowe udafite. Ca ubwenge y'amazi nawe uyabone, ugire ubwenge, umva ntabwo kunyara mu buriri ari ikosa cyangwa ari umwanda. Abagore bose bagenewe kunyara mu buriri. Mujye mugura waterproof ni 40,000 cyangwa mugure simirikwire ni imetero ni 5 atari 2, mushyire ku buriri bwanyu kugira ngo ibintu bigende neza, cyangwa mugure za waterproof zimeze nk'ishuka bisanzwe kugira ngo bigende neza. Abagore muce akenge, abagore murebe kure, ariko ntimukazajye mugenda muvuga mwa bagabo mwe ngo abagore banini ntibanyara. Abagore banini baranyara. Niba ufite ikibazo mbwira ngo uhuze n'uwo mugore urebe ikintu agukorera, matera uzayandika ukwezi kose. Murabizi ko mbakunda kandi mbahoza ku mutima. Niba nawe unkunda kora subscribe, niba uzi ko ibyo nkubwira bigufitiye akamaro kora subscribe, likinga video, comment nziza kuri wowe, kuri njyewe ni byiza cyane. Murabizi yuko mbakunda, njyewe abantu nkunda ntabwo nakirirwa mbasaba ibintu cyane, ahubwo icyo nabasaba ni uko buri wese yakigira inama akagira icyo akora. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, bye rero.